yesu ashimwe cyane bene data, turabasuhuje mu izina rya yesu kristo. Mwese mudukurikiye, wowe wagira umugisha wo kugera hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turabakiriye mu izina rya yesu kristo. Ni kuri Agape Live Rwanda, twishimiye kubana namwe no kugira ngo dusangire ibyo Imana yadushyize ku mitima yacu. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo twumve, hanyuma twumve ibyo ritubwira, dushyire mu bikorwa icyo ridushakaho, tumenye ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubaririze, tumenye inzira z'abakera. Rero mu nzira tukwiye kubaririzamo nziza cyane yatuyobora mu nzira nziza itatuyobya ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana harimo ahantu twabaririza amakuru adafite ikizinga kandi akakubaka, nanjye akanyubaka. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni umutsima utunga ubugingo. Iri jambo niyo nzira nzima itavangiye, ubuhanuzi buzima butavangiye, ijambo ryiza ryagukora ku mutima, ririmo inkuru zikomeye zakwigisha, ibyitegererezo byo muri uru rugendo. Iri jambo ry'Imana ni umutsima, ni ibyo kurya byiza by'ubugingo. Yesu aduhana umugisha. Tubahaye ikaze, n'ikaze kugira ngo twongere tuganire ku cyo Imana idushyize ku mutima uyu munsi. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko isa nk'aho ari ngari ariko ifata agace gatoya cyane. Tugiye kureba umuntu ujya mu rugendo rwo mu ijuru akwiye kugira icyitegererezo kizima, aricyo Kristo akaba icyitegererezo cyawe kizima. Imana ishimwe cyane. Icyitegererezo cyawe kizima kibasha kukuyobora, ntikikuyobye, kikaguha amakuru nyayo akugeza ku muyoboro nyawo, ukugeza mu rugendo ujyamo ariko juru. Natwe twese turimo dusiganirwa muri uru rugendo rw'irushanwa turimo rwo kujya mu ijuru. Imana iduha umugisha cyane. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turebe ukuntu Yesu akwiriye kuba icyitegererezo kizima, tukamwigiraho, tukagira ibyo tumwigiraho, hanyuma tukazagera aho yifuza kutugeza. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwa Yesu Kristo, Matayo ibice byaho 11 guhera ku murongo wa 29. Twumva uko avuga. Haranditswe ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndumwami kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Twongere dusubiremo. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndumwami wumugwabeza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yesu aduhaye ikintu gikomeye, aduhaye umuyoboro nyawo. Aratubwiye ngo tumwigireho ngo kuko ari we mwami woroheje mu mutima. The main purpose iyo nshaka kuvugaho nuko Yesu nawe yisobanuriyeho, niwe wenyine dukwiye gufata icyitegererezo kizima tukamwigiraho. Yesu ashimwe cyane. Tumwigireho iki? Ibyo twamwigiraho ni byinshi. Yesu hari amakuru twumvishe, hari ibyo yakoze muri twebwe, hari n'ibyo twabonye ku bandi, hari n'ibyo twasomye mu gitabo bita Bibiliya, hari n'abandi bamubonye, hari n'abandi bamuvuzeho ibintu bikomeye. Ibyo twamwigiraho Yesu ni byinshi, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku mutima w'imbabazi wa Yesu. Haleluya. Umutima wa Yesu, umutima w'imbabazi. Uruzi ko umutima wa Yesu wari wuzuye umutima w'imbabazi. Haleluya. Muri byinshi byamuranze, Yesu yari afite umutima w'imbabazi. Tugiye kumwigira uyu munsi. Tugiye kuganira ku kintu cy'umutima wa Yesu wari wuzuye imbabazi. Muri twinshi tuba tugize umutima w'umuntu, mu marangamutima, mu mikorere y'umuntu, mu byo akora, ni byinshi. Ariko uyu munsi mu rugendo rwa Yesu reka twivugire ku mutima wiwe, umutima w'imbabazi. Tumwigireho, hanyuma turebe, tuzavuga no ku bindi. Ariko uyu munsi uyu mutima w'imbabazi Yesu arawudushakamo, tumwigireho. Yarawufite Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yohana wa mbere bice 3 umurongo wa 16,
aravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo nuko Yesu yatanze ubugingo ku bwacu. Agakurikiraho ijambo rivuga ngo nicyo kidukwiriye ko dukunda bene data tugatanga ubugingo bwabo ku bwabo. Natwe niba tumaze gusobanukirwa urukundo ngo ni nako natwe dukwiriye gutanga urukundo nk'uko Yesu bivuze ko niwe dukwiriye kwigiraho ibyo yakoze, urugendo rwe. Haleluya. Bamwe baravuga ngo nukugera ikirenge mu cya Yesu, nukuvuga nugutera urutambwe aho rushinguye natwe dushinga mu rundi rutambwe. Ibyo akoze, ibyo yavuze, ibyo yagenze, ibyo yakoze mu rugendo rwe, Yesu dukwiriye kubigendamo. Urimo kugera mu kirenge cye, urimo gukora, urimo kugerageza, urimo kwisanisha nani, urimo gufata ikitegererezo muri iyi minsi. Nayo amagambo arimo kugukomeza. Ninde urimo kukwinspira? Nihe urimo kuvoma isoko nzima? Nihehe mutima wawe urimo kugushora amazi muri iyi minsi? Ni murinde, ni guhe uvana. Kinyamakuru mu ijambo ry'Imana kurinde ndurimo kukwinspira. Yesu akwinspire, agufashe, aguha amagambo y'ihumure, agukomeze, kumwigireho, mufate ikitegererezo kizima. Ntayobya, agira neza, yigisha umuntu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya bivuze ngo abana banjye nzabigisha, bazarinda basaza. Haleluya. Nyibahetse ku mugongo. Yesu arayobora, Yesu arigisha, Yesu yigisha umutima warubabaye. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange n'uwo mutima uremerewe. Yesu, haleluya, awukoraho. Ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye kuganira, tugiye kwiganirira ku mutima w'imbabazi warangaga Yesu. Ijambo riratubwiye muri 29 Matayo, ravuga ngo munyigireho kuko noroheje mu mutima. Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana irindi, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, tuganire kuri uyu mutima w'imbabazi. Uragukwiriye, nanjye urankwiriye, umutima w'imbabazi. Samweli wa mbere, igitabo cya Samweli, hanyuma dusome ibice byaho 24, tuganire ku murongo waho wa 5, tuze gusimbuka tujye no kuwa 7 kuko ni inkuru ndende, ariko munyemerere uze usome muri rusange. Uyu nawe uraza kugira icyo ukuramo kubw'umwanya n'igihe. Reka dusome kuri ibi bice. Titiri iravuga ngo Sawuli akomeza kugerageza Dawidi yanga kumwica. Nuko topic titire y'ijambo ivuga ku murongo wa 5, aravuze ngo maze abagaragu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga uti, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka, ageze ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. 7 tugereho, abwira abantu be ati, Uwiteka andinde kugenza ntya umwami wanjye, kuko yimikishije amavuta ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana, ni ibyitegererezo by'abantu beza bagize umutima ukomeye. Haleluya. Iki kibuga turimo hari abandi bakinyuzemo kandi bagira umutima, ibyitegererezo mu nzira zabo. Haleluya. Ziba inzira nziza, ziba inzira abandi bafatiraho ibyitegererezo. Iyi nzira Dawidi yayinyuzemo, arangije ngagira umutima w'imbabazi. Tugiye kuvuga uyu munsi. Dawidi, inkuru ziratubwiye ngo haleluya, ngo Sawuli umwanzi we yamaze igihe kirekire amuhiga, ahinga ubugingo bwe, ashaka uko yamugirira nabi, ashaka uko yamugambanira, ashaka ubugingo bwe. Muribuka ajya kwica cya gihangange cy'umufilisitiya, aramwica, abantu baramushima.
atakaza icyubahiro ku bwa Dawidi, ariko ibyo bizamura urwango rwo kumwanga cyane. Ariko Sawuli, haleluya, Sawuli ashaka kumwica, ariko Dawidi umunsi umwanzi we yaramugeze mu maboko ngo agiye kutwikira ibirenge, mu yandi magambo agiye kwihagarika, agiye gushaka ukuntu yakemura ikibazo, bya bindi ari mu gashyamba yapfukamye, umwami nababiha akazina keza ngo ugutwi. Ngo Dawidi ntiyahangara nubwo umwanzi yari ari mu kiganza cye, Imana imumushyize mu biganza, ariko Dawidi agira guhishurirwa. Nshuti, ujye guhishurirwa, ntukahutireho, ujye wihangana. Ngo Dawidi agira umutima uhana, niko ijambo ryatubwiye ngo agira umutima umuhana. Namubwira ngo ntukwiriye guhana uw'Imana yimikishije amavuta, kubera yuko yari afite umutima w'imbabazi. Uyu mutima Imana igushyize imbere, ibikugerageza ikagushyira imbere, babandi bakujije amahoro ikagushyira imbere, ba wundi wagutwariye ibintu ikagushyira imbere, bya bindi byose bikuruhije umutima kandi ari inzira za bugufi ikagushyira imbere, amafaranga ahuye n'ikibazo cyawe ariko atari mu buryo bwiza, nubwo nta muntu wakubona, nubwo nta urimo kukureba, byagenda bite? Ugira umutima uhana. Uwo mutima uhana urufite ukubwira ngo ntukwiriye, Imana mu gihe gikwiriye izampa igikwiriye. Haleluya. Dawidi ntiyiciye inzira, ntiyakora shortcut. Dawidi ntiyakora shortcut, aravuga ngo icyo nzi cyo nuko, haleluya, umuntu Imana yimikishije amavuta ntakwiriye guhangara ngo ndamure ukuboko kwanjye nkumukubite, ntibikabeho. Dawidi arangije afata icyemezo cyiza, aravuga ngo nimumureke. Hari ijambo ryamfashije ngo uwo mwanya Sawuli yahise atangira aravuga ati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana, ngo aramupfukamira, umwami amupfukama ku birenge. Ujye ugira neza, ibikorwa byawe bizatuma bamenya ko Imana ikurimo. Ibyo ukora, umutima w'imbabazi, kubabarira, kwihangana kwawe kuzatuma abantu bamenya ikikurimo. Dawidi ahera akagira umutima ubabarira, nubwo umwanzi we yari ari mu biganza, nubwo yamuhize kera, nubwo yashatse kumwica, ariko agira umutima w'imbabazi, umutima uramuhana. Aravuga ngo sinkwiriye guhangara, ukwiriye guhangara. Nshuti yanjye, mwene data, wa wundi waguhemukiye, wa wundi wakugiriye kwa kundi kose, wa wundi wakubabaje, bya bindi byakugezeho bikagukomeretsa umutima, bya bindi abantu baguhemukiye, wa muntu wakugiriye kwa kundi, nawe siwe gira kwihangana mu gihe haje ntanakubabarira. Yesu yaravuze ngo uwo nguwo uzamubabarira inshuro 7, inshuro 70, ni inshuro nyinshi cyane. Ni ukuvuga ukwiriye kubabarira umwanzi wawe akiri kure, ataranahinguka, ukaba wagize umutima w'imbabazi. Ntibyoroshye, ariko Yesu niyo mpamvu ahari ngo aguhe imbaraga. Muri Yohana 15 yaravuze ngo nta kintu mwakora mutamfite. Ni ukuvuga niwe uha imbaraga umuntu wese. Niyo mpamvu Pawulo yanditse akavuga ngo mpeshwa nta wundi umpa imbaraga, ni Yesu umpa imbaraga. Haleluya. Nkoreshwa n'imbaraga z'umwami Yesu. Yesu niyo mpamvu ahari. Niyo mpamvu uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Niyo mpamvu muri Yesaya nawe yarabisubiyemo, arangije arahanura aravuga ngo abasore b'imigenga bazagenda baruye imigenda, ngo ariko ngo abategereza Imana ngo izagenda ibongereramo imbaraga. Nshuti yanjye, ube bugufi bw'Imana, uwo mutima wihanganye, uwo mutima w'imbabazi mu gihe gikwiriye bizagira umumaro. Dawidi byaje gutinda, haza kunyuramo igihe aba umwami ariko atagize shortcut, aticiriye inzira, amaboko ye atagiyeho urubanza. Imana iguhe umugisha cyane, ugira umutima w'imbabazi, usabe Yesu awuguhe umutima w'imbabazi. Hari urundi rugero rwiza twafatira umutima w'imbabazi. Umunsi umwe Yosefu 45 mu itangiriro, mu mirongo waho wa 3 kugera ku wa 8, uze kuhasoma witonze, ngo nuko Yosefu agira hishurirwa rikomeye. Ubwo babandi bamujugunyaga mu rwobo bari baje gusaba ibyo kurya, babandi bamugurishije bari baje bamugeze mu maboko, abafite mu burenganzira kwica no kubakiza byose abifite mu kiganza. Ariko Yosefu agira umutima wihushurirwa. Haleluya. Agira umutima
umutima wishurirwa. Yosefu aravuga ngo ntago ari mwebwe burya, ntago ari mwebwe mwanjugunye mu rwobo, hoya ntago ari mwebwe mwatumye mungurisha za nama mwajyaga, ntago ari mwebwe burya. Agira ihishurirwa rirenze ibyo batekerezaga. Aravuga ngo hejuru yanyu y'imigambi yanyu hari Imana yari ihari, hari Imana yari iri mu mugambi, hari Imana yari ifite ikingambiriyeho. Niyo mpamvu Imana yabikoze kugira ngo igihe gikwiriye nzabagirire neza. Ihangane, wasanga inzira urimo, wasanga bari abarimo bakugerageza, wasanga bari abarimo kukurwanya, wasanga bari abarimo kuguhemukira, ari inzira y'Imana ngo izagire kugutabarwa kwawe. Ihangane inshuti yanjye, ihangane, komera, bababarire, ihangane, gira umutima nk'uwa Yesu. Ihangane, mu gihe gikwiriye Yesu azakugirira neza. Umwanzi wawe uyu munsi Imana imugushyize mu biganza byagenda gute? Ikibazo wakihangana, wamubabarira atarahinguka, yakubabarira, waramubabariye se byakubayeho. Ihangane mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo mu gihe gikwiriye iyo umuntu afashe izahabu ikamutinda mu ruganda, ngo mu gihe gikwiriye ivamo ifitiye umumaro nyirawo. Haleluya. Rero komera, ihangane, shikama, mu gihe gikwiriye umwami wawe azakugirira neza. Ndagukomeresha ijambo ry'ihumure kugira ngo na Yesu byamubayeho. Niyo mpamvu avuga ngo dukwiriye gutera ikirenge, dukwiriye kujya tuva ahajya natwe duhatera ikirenge, tuhagenda tuhava tuhatera ikirenge. Ibyo yakoze natwe tubigenderaho, dukwiriye kumwigiraho. Yesu ni uwo kwigirirwaho. Niba ari imibabaro ye dukwiriye kwibabazwaho, n'umwe ari umusaraba dukwiriye kunyweraho. Haleluya. Kubera yuko ari byo bidukwiriye. Ijambo ryatubwiye ngo tumunyigireho kuko ndumwami wumugwabeza. Imana ishimwe, muzagira uburuhukiro mu mutima. Ijambo ryatubwiye ngo kwizera. Haleluya. Mu gihe gikwiriye, mu gihe gikwiriye Imana izakugirira neza. Mu gihe gikwiriye nk'umukristo ujya mu ijuru Imana izakuha imbaraga. Rero wari ubuze imbaraga, wari ucitse ibyiringiro, babandi bari baragukomerekeje, ahandi byari bikubabariye, ihangane, gira umutima w'imbabazi. Mu gihe gikwiriye, mu gihe gikwiriye, mu gihe gikwiriye Imana izakugirira neza. Ngiri ijambo ry'ihumure, ngiri ijambo ry'ihumure. Niyo mpamvu Yakobo yanditse akavuga ngo nyuma ya bya bindi byose, nyuma ya bya bindi byose Imana tuzabona ingororano, tuzabona ingororano. Nyuma ya bya bindi byose abera bazamurika. Ihangane, ino si iwacu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo simbasabira nk'ab'isi. Niyo mpamvu uyirimo ariko si iwanyu, menya kuri mu nzu y'abandi. Komera, shikama, mu gihe gikwiriye uzabona imbaraga, uzabona ibihembo byo kwihangana. Ahandi igihe waba urimo cyaba ari ikigeragezo, waba ari umusozi, ihangane wifate icyemezo wubutse. Tegereza Imana, tegereza Imana. Pawulo yarayitegereje, Yosefu abona ubwami, Dawidi yarayitegereje ntiyica abanzi be. Ariko mu gihe gikwiriye aba umwami aticiriye inzira, adaciriye shortcut. Winyura muri shortcut, tegereza umugambi w'Imana, ugenderemo. Waba ubabaza, waba utobabaza, ariko ukomereze, mutegereze Imana. Mu gihe gikwiriye Imana izakugirira neza. Yesu naguha umugisha cyane. Wari ufitiye umutima w'imbabazi, wongera usaba Imana iwuguhe, kuko ari Yesu awugukeneyeho. Muri byinshi twakwigira kuri Yesu, mu rugendo rujya mu ijuru, muri byinshi twamwigiraho, ugiriye umutima wari muri Yesu Kristo w'imbabazi. Kindness ikuranga, umutima w'imbabazi. Bazaherako bahimbaze Data so mu ijuru, kubera yuko imirimo yawe myiza yababereye umuyoboro mwiza w'umucyo. Imana iguha cyane, kandi Imana iguha umugisha. Reka dusengane. Uri Yesu, uri Data wa twese mwiza. Turagushimye kubw'ijambo ryawe Mana, riduhuguriye kugira umutima nk'uwari ufite. Mwami, ngo ushoboze uyu mukobwa, ushoboze n'uyu mumama, ushoboze n'uyu musore n'uyu mubyeyi, Mana, n'uyu mupapa. Waba uryumvishe rikamukora ku mutima. Imbabazi zawe Yesu nizibagereho, zibahumurize. Mwami Yesu, bagiriye umutima ukareka ushaka, kuko wari umeze natwe ariko tumera. Turagushimye mwana wawe, ntama w'Imana, ukariha imbaraga barangije. Mu gihe gikwiriye tuzakubona, tuzabona ingororano z'imirimo